Ndagamese reka byifata amapfubyo kagira ngo byapfushije navuze amagambo yose mwavuze nayumvise muvumbure mukomeze kandi mubigera kugeza aho muvuga ngo mushaka kumfungisha ngewe ndabivuze kenshi hagire na rimwe mwibeshyaho bitembere ko icyondo cyo none ngere susubiranye mbasibanganye noneho muri iki cyumba cyangwa muri no salo mwicayemo uruko kireba nk'ikihe rimwe ariko kuko warabyiyemeje uzajya untotereza umwana uyu mwana umutoteza kubera we ko atavutse nk'izindi mpinja ubu twaraguhariye twarakwemeje mu by'ukuri ntugiraho ngo unaduhe agaciro ntusavuga cyo ari umukobwa ibyo mwavumvuraga byose nabyumvise ako gaciro ke niho katse gatakarira ubu ni wowe uvuga abandi baravumbura ubu se wari ukeneye kongera kubyara undi muhungu nta mukobwa wari ukeneye ariko umukobwa ngo zamarire iki ngo urashaka kwigana ubu se cyangwa no kwigana abandi arawe umugabo ntashobora kubona ko tumwubaha umugabo ntashobora kuduhesha uburenganzira bwacu ubu uyu mwana wageze ukamureka ariko reka nkubwire uzizira ni n'ubwa mbere ntinyutse nkaba nkuvuze izina ubundi nakubaga nkavuga ngo rukundo papa rukundo nk'uko wabyumvise nanjye ngiye kwihara nsohora ibi bintu mbishyire ku mugaragaro aho ngaho so mwari mugeze se ubundi ushaka ko ngo muzafunga mukora propaganda wowe n'umukobwa wawe ubundi se mwahuze iki mwahuze ubuhe bwenge butari bwo kujya kumemukira ariko uyu mwana iyo yiga nk'abandi ubu nta bakobwa baba bagitifu nta bakobwa batwara indege ntabwo nyamyumba nta bakobwa baba abayobozi mu nzego zose nta gitsina gore kirimo ukivuga gitifu mise numva ko ushatse kuncyurira ya minsi 6 naraye muri gereza hariya mu kagari amafuti yawe se ako mafuti yawe je nagize amafuti yawe urimo kumfata wowe nagize amafuti yawe ku buryo wambwira ngo uriya mugore afunga iminsi ngahe ngo nuko ngo yafashe ngo nanwe ya gatama ni bangahe bari banyweye Mimi, wow. Hi. Nari ngukumbuye mwa. Meze ute? Shameze neza. Wow, uri gusa neza. Mfaye. Ndaje mubarire ngo. Ariko bana, uracyagira stress nk'izakira. Ari gusa we yambira ndaje. Kagiye nkuru noneho mana yanjye ijipo se wambaye kandi. Yesu. Ukushe umfungira muhobere. Ukushe. Mana shawo mana yanjye nayo mukumbuye. Kuri gusa neza cyane. Mfaye. Nasa neza se. Urabona nkikoze ibyaro byinaha. Hindukira gato ndihe. Yigoye. Wow. Cyagabanya ibikabye sheriri. Nanjye ningi Kigali nzaba meze gutyo. Ninjye kwiga. Ahubwo no uzahita umuzungu. Umvuze tu umuzungu uzahita uva muri ibi bigutya wirirwa wambaye. Nta kitwaye ariko nawe uzaze wiyambikwa wikwize. Nikwize urumva gutyirirwa wambaye wikwize. Wagira ngo bazanyita indaya. Bayisheri umvuzazi ujye Kigali bakorera imisatsi umva noneho inzobe uzahita umuzungu. N'utu tuntu two ku munwa w'amama. Twose nzagenda no gushishirizaho. Nta makuru rero yo ku ishuri. Bimeze bite? Ubashaka ku ishuri biragenda nyine usanga hari abasirimu ubu njye mbona gutya. Njye muturage. Ufite sheri? Gaho nyumvira. Ufite sheri. Ahubwo se sho jabari. Jabari mu nzu. Ari mu nzu. Ntabwo ameze neza nyine. Nibaye iki se? Yabwiye ko atameze neza. Byagenda bite? Wamubuze se? Mvumbuye. Ubonye ukuntu Jaba yamfashe. Jaba ku ishuri wagiye nta nubwo abanzi aransuzugura aba yampetse. Ntabwo yabikora. Shazi n'ukuntu mukunda. Umva ntajye nyikoza. Kandi nkabona yagera mu bandi bakishima ariko ngerageza no kumuvugisha akiheza. Man agenda karanyica. Jabo se nyine ntabwo bize wowe. Sinibaza nta nubwo ukuntu mba mbona nyine nako reka mbese da twiganira ibyo ku ishuri nyibwire amakuru
y'abashuti bawe nyine. Nombege wari ugiye kumbwira ngo iki? nawe urashaka kuzaba gitifu mbese uzajya undaza muri mabuso we na nyoko kwakubi. Isundi papa ko icyo mbuza uburenganzira bwanjye bwo kwiga. Umva nkubwire kwigura ahangahe wanjye. Kwigura ahangahe wanjye. Ayo mafaranga yo kukurira ishuri nagenda nkaguramo ibibwana by'ingurube bibiri bikabwagura cyangwa nkaguramo ihene. Cyangwa n'inkoko. Zigatera amagi nkamenya ko nayagurisha. Reka nkubaze. Ubu uretse ko nyine ntizi ngo nyige nyarangiza ubwenge buke bwonyine navanye mu ishuri ntabwo ari bwo butuma ntekereza. Iyi televiziyo yaguzwe nande, aya makaro yakirishijemo ntabwo ari uko nacunze neza amafaranga nkajya mpingira nkajya ngira n'utwumaye guhaha nkasaguraho duke nkajya mu matsinda. Itsinda ntabwo ari ryo nagabanyemo. Ntabwo umugabo twakoranye kandi yitwa umugabo yambuye itsinda yamara kuryambura akagurisha. Reka nkorohereze. Akagurisha ibyo ntabwo ari bwo twagize. Nyine reka nkorohereze. Niba ari inkuru za televiziyo n'amakaro reka njye gutira kwanuza kwa Furere Piki nze uyarimbaguru yajyane iwanyu. Ikindi cyaka ese we kurimo kuri nayo mpindagwe kubera nayashyize none reka nkubwire ngaho genda ushaka ipiki uyahinga nta kibazo. Genda uyahinga none urebe nanjye ukuntu ndakaze. Reba ubujiji bwanyu. Aya marira murimo kurira nta mboga zanjye zihinze hariya zirimo kuma kubera kubura amazi. Mwajya mugacurikamo ayo maso mukarira basi imboga zanjye. Wa muganura rero ngo mutere mu ntabwo uzi ko niyo ndiza avuga ngo ndi guseka. Ahubwo dore ikintu ukuntu tubabaza. Dore ingingo mwari mugiye kugeraho ya nyayo ku bintu bigendanye no gushyingirwa. Umva sha nimba unyereka ko ushaka kumenya ubwenge shaka undi musore uzashyingiranwa nawe. Urekane n'irangegera yo kwa Ruviri. Ariko ujya gusuzugura umwana wo kwa Ruviri. Umwana wo kwa Ruviri ko asoje kaminuza. Umwana wo kwa Ruviri ko nta kintu abaye. Bari abavandimwe ko batugabiye. Ubizi neza ko baduhaye inka. Wa mugabo we inkukananirwa kwishakira ubwatsi. Inka yo nushaka kwishyira ku bana. Bari abavandimwe. Inka nushaka kwishyira. Bari abantu ko ari wowe wirwubatu kubasuzuguza. Babikira ku karubanda batwaye ikiko. Ibaze kugira ngo uranyana yimbwe ibifite inka nziza intoranyeze inka y'umugugu yanitse amagufwa yamaze mese ngaha. Nisi wese utarayitagaho. Wari kuba utayigaburiye se. Ahubwo akamaro yamaze nuko twamaze byumweru cyakora cyumweru tutarya indagara tutarya ibishyimbo. Urumva wenda mumwuhuta ko gasose k'imifupa n'iki. Uranize ukeneye nizo wongeye ukumbuye. Nabishaka nanjye zagenda kwa Jean Paul mugure brushette. Niyo namugura brushette 5. Sibyo? Akwiryo hangana ryawe wumva ari imibare. Sinzaba mwituye. Icyo cyonyine ntabwo kikwereka ko Kigali bibi. Nigirimo kwinyoza ngo wandikeye umwana wa mugabo. Ndakubwira ngo nimushaka kuronga. Ariko wandikeye umuhungu wo kwa Ruviri nibeshya bakagera nanga. Shadow. Fenona. Reka nabyo. Nabirenze nako. Nabibonye ari ibintu ushatse kumpisha. Urabona ko usigaye umpisha ibintu bimwe na bimwe. Ntabwo naguhisha. Nyine tukivuga ku byajabo nimba gufata nabaryo. Shanje ndaza kumuganiriza. Ntago byagakwiyereka. Twajya nta n'ubwanzi. Agomba kukwitaho. No ugasanga ahubwo atazi batanaturutse hamwe abitaho aba basekera ngewe. Mba mi subize se kumfite. We ntugire ikibazo. Ndaje ndamuganiriza ibintu byose ni ku murongo agomba kukwitaho no kurenza abandi bantu bose. Shanyine wenda uranyumva man urabizi naho ndi muntu nshaka zambira umugabo jaho ndamukunda. Wumve ngo nta n'undi muntu najya mba ndi kumwe nawe. Numve nyine nezerewe nkuko naba meze ndi kumwe na Shaho. Shaho yabaye ikikucyata kumva. Uzi ko abahungu bafite ikibazo batareba. Sinaga bareba ubwizo ufite. Naga bareba ubwenge ufite. Hagende babantu mwibaza nago bareba. Ariko ye ntugire ikibazo. Si musaza wanyu. Agomba kugukunda abyemeye byanze. Ariko ndabizi azabyemera. Azagukunda umva. Kiriya gikobwa baba bari kumwe. Igiki? Sorry. Icyo nandi kuvuga, nandi kukubwira. Cya sinzi ukuntu biba bigenze. Nandi kukubwira ngo uriya muhungu azagukunda. Umva mutashakanye ntabwo byarimo. Ndakubwiza ukuri ntabwo byarimo. Ngaho reba nkubu. Tekereza utambere muramukazi wanjye. Ubwo ninde wundi wakwinjiramo. Nkubu bureka nkubwesho twagombaga gutahana. Arifata yasohotse no mu kigo sinamenye igihe yagendeye pe.
shama agenda kenda kunturitse umutima nje ndira mu modoka nararize ndihanagura amarira yanshizemo mbese umutima wenda gusandara. wihumura ugomba kumbera bese Shaba reka turi nk'abavandimwe we ntugire ikibazo ngo tugende mwakire sibyo nize ko mfite amata buri kimwe cyose twigendere Penona Kaza. Sisi. Kubona none umuryango uteye urubavu. Ntabwo ubona se uko byagenze nyine. Sha. Njye sare zanyishe ubu ngubu. Abana. Gusa urabona hari n'umwe wicaye. Nkawe se. Ndabona umuturanyi atujuje se. None se. Yuko ari ibintu byumvikana. Hanyuma se sha. Nuko ko kuva mu gitondo teteye. Ntabwo ubona uko nicaye. Ako wenda nizere ko ngiye guseka nibura haraye uyazanye rwose haraye ugiye kuzana kandi murari uramuvuna muheto yangu yinduka ahubwo nangira ngo nze nkarabye mu maso n'imwe narinje ngo nkarabye mu maso ukiri aho rwose nizere ko yazanye rwose utamfatanya n'uyu munsi ukuntu wambereye mubi azagoreka mubwiza ukuri wakwihanganye ko nzayazanira rimwe ukanguka icupa ririmo rusisibira ni iminota ndayibona buretse gato ukiri aho ngaho nongere nkukope ubu nta mafaranga uzanye rusisibira wibuka amafaranga umaze kungendamo noneho wibuke n'aya ngaya mwaraye munywereye uko mutayishyuye uduhumbi 9,200 niyo wambwira koko ngo ni amafaranga ubu ntabwo njya muri hanyuma ikesi igura ngahe ubu ngubu ntabwo hari igice kimwe kirangaye ase cyagiye nkusigura muri 300 sinayakuzanye 300 warayazanye ariko suba 9 riri he nyine ndawo arya primus ni 3 urumva nyine n'ubu nta primus kamwe nayibaye risubizaho uri kuye nimba nta mafaranga uzanye umbabare ntago ndi bukumve akusugura ubu tuvuga ko abuze yo kuranga akusubunda tuvuga reba inzoga tware tumoye hanga Ruviri ntago yakwishyuye n'injoro amafaranga yishyuye izawe si yazishyuye izawe yigeze azishyura yakoze sinkubeshye ndishimye pe nukuri kw'Imana kuba waje nishimye cyane nanjye byagenze neza nyine nishimye noneho hari n'ibintu byagendaga biba nyine bikantungura umva ya ako noneho nawe reka nkubwize ukuri iyo musaza wawe yaje ntago mba nyigufatisha sundi utinya musaza wawe we ntago ubizi ni inkuba yesu we azikorega nitonda ndi marayika itembera mu muhanda ariko n'ubundi uritonda uri kwibeshye ukore kw'Imana pe wavuga ko uri umunyamahane yabakubeshye wowe wabivuga gute ugira ngo ujye unandushya iyo ngize amahirwe nkagufatisha mba numva ari umunezero gusa nizere ko ariko nta wundi muntu ubizi byacu sibyo gusa undi muntu ubizi ninde kubizi ko umugore namwirukanye ntawe uhari undi muntu wabizi arinde naza ko azanyokesha ajya hehe njye namubwiye ko atagomba kungarukira mu rugo ni ibintu azi rwose nkaza mu rugo tukibanira buri gihe nuko mbese noneho urabyemeza abambasha kandi buri munsi urabiraza ngo ngiye ngo ntago ndakura ngo mama ntago namukira na papa cyane noneho uyu munsi wanyemeje sinkubeshye amvaye kubera si ubwo wasanga hari impamvu iri gutuma ibintu byose bivuga kandi reka nkubwize ukuri ariko se tukivuge ubwo twakoreye aho ntago nawe nasanga aho nyumvira nese nta binini naguhaye byari byiki ese ubu bizandinda neza sinsana reka nkubwire ndamutse nsamye bankingura ndi muzima ndakubwiza ukuri si binini kimoka byara ibyo binini giye kari binini nizeye nzi neza hari umugabo w'umuganga w'umushuti wanjye ukora ku kigo nderabuzima
biri sawa Bigenze bite se kandi bya binini biri ntabwo nabiguhaye se ngaho ndebera ibintu utangiye ndebera ibintu utangiye nk'ubu ngubu ngaho ibibazo wabitaye nta bindi binini nawe n'ubwo ngubwo wabaga ukifasha nta birimo ku izina ry'Imana ubwo wabaga ukifasha oya sheri aho ndebera nk'ubu ugiye kunteza so ku izina ry'Imana oya mfasha wakoze ibintu uri gukinisha uziko biriya binini utabinyweye wahita usama neza ntabwo bishoboka ko ntabinywa ahubwo sinabishyize n'inshishije uziko urimo urakina mbese tubyibagiriwe mu rugo ako se ko twari twicaye ku buriri nkabiguhereza ntabwo ubishyize aho ngaho wabitaye hego mwana naba mpfuye ubundi se ufite umufuka oya nanabikiza ngaho rero gusa na bitamanutse mu ijipo bitaguye mana vayo tugenda ariko se ahubwo ubundi nkirawe oya reka nkubaza none se umuntu nimba yankuye mu rugo akamwe ngo ninza ngurire inzoga ni gute yaba nose ubwo yishyuye angahe yaje arishyura kandi numvise nidoga kuri imbwa Rusisira ngo Ruviri mufitanye igihango mwahanye igihango sisi ngo yaguhaye inka ntiwanamwitura Ruviri yanyisimba ubu nguri imbwa rwose muri gute waba ufitanye igihango n'umuntu akafata akaguha inka ntunamwitura ibyo bintu byarabaye ubundi icyo gihango avuga ni igihango nyabaki none se ntabwo ngo yakugabiye inka ntumwiture ubwo izo nk'ukuntu nagereranya ni nk'uko abantu baba bagiye kuri bushiri bagiye kugura inyama umwe akagurira utundi akagura imifuka ni gute umuntu yaguye inka yakokotse igenda yanitse amahahara none se ibaze yarayimpaye nagize ngarabeshya yarayimpaye ariko iribaze inka no nashatse kondora yarishije 1 2 3 yishinga amahembe none urambwira ngo inka iyo umuntu aguhaye ikintu cya mbere ni ukumwitura ni nayo mpamvu utanyishyura kwishyura ariko tandukanye inka y'amagufwa yanitse amahahara utandukanye n'inzoga wankubye inzoga zo ziri imbere y'inka rwose ibyo bintu ni ubugabo koko Ruvi ariko ibaze inka nariye mu rugo ubwo Ruvi arabeshya uretse gato inka nariye n'umuryango njye n'urugo rwanjye no kwantuza no kwanza bamwita no kwantuza no kwa Kasiyani ikadushiriramo n'ibyo mu nda byose ikintu twajugunye cyakora n'uduhembe hanyuma we yigeze aza ngaho iryeho yarayoboye kuyisangira n'umuryango se wayiguhaye ahubwo niryo kosa nakoze uzi yuko wa mugani yaza akayiryaho nari kuba mwituye birangiye we nakwegereye wa mugabo uri umugabo tuzi kuba mwituye yaza akayiryaho nari kuba ntabwo uri umugabo niyo mpamvu rero nanjye ugukopa rwose mba nduzi icyizere ari gikeya ko ntangiye no guhomba nkubwire wowe ntugire ikibazo umugore wanjye mu kimina bareba bamuhaye amafaranga umugore wanjye asigaye ari inkunga nayahize ahantu hose yaba apfuritse nahanze ariko amahirwe mfite nibutse ahantu ntarareba amafaranga make se ubwo uragira ngo nunkora nk'ibyo waraye unkoze we nakubwiye unkopye agapirimusi kamwe byaba bibaye 10,000 n'amafaranga 500 600 none se reka nkubaze singa ufite 9,200 ni 9,200 ongeraho icyatatu ubwo urababanga hanyuma rya jana wakiye wa mwana itabi n'iki se ko ndiba umurari icitse habaye iki urabibuze se ibyo birakureba biratureba ntabwo bitureba birakureba ntizere kuri konyinisha ndagukinisha ne ko ibinini mbihiza hano hose ndibuze ntabyo wataye mu rugo pe kandi nk'ubu rwose urancyuhije mu mutwe nk'ubu Ruviri namubwira iki koko ntabwo wabimbwira ibinini urabibuze nisi byagiye nsi nambara ubusa basi yewe wikira ujya gukubita inguti y'ibinini wabitaye byarangiye ubu nyine gahunda isigaye no guhiga ibindi rwose kandi giye nta handi hantu ubu nabikura utabihakura se none se urabona nabikura he aho wakuye biriya nese ntabwo nakubwiye umuntu wabimpaye nese yarapfuye naho mbwira igihe nazavira hano nkajya kugera kuri centre de santé sheme
ubu ndabigenza gute nese ako nk'ubu ngubu koko nk'ubu nungutse abanyarwanda igitekerezo nungutse igitekerezo nta kuntu none se nta miti njye nanjye nibyo ndi kwibaza nk'ubu abanyarwanda kuki batakoze imiti y'ikinyarwanda ikuramo inda nako ituma umuntu adasama koko nk'ubu kuko turakora iki mwaka byarama nk'ubu yabaga byibura twari tuzi nk'imiti ya kinyarwanda umuntu yavanga kugira ngo inda idasama bafite ubwenge ariko ako kantu niko konyine bibagiwe ako kantu rwose akantu ariko ko kuvuga biroroshye. imiti ya kinyarwanda ko Biroroshye. barakibagiwe rwose twese turi abanyarwanda se reka tuvange imiti buriya ufashe nk'umuravumba umubirizi igikakaruramba murera abana byose ukabicanga ntabwo byandinda gusama cyakora ko kumurera abana ko urumva ko kari kujyana harimo abana kandi nanjye ndi umwana pe ntabwo natwita umurera abana watuma umuntu adasama